yajyaga aza rimwe na rimwe aje kureba abana. Gusa nanjye ajya kuva mu rugo bwo sinabimenye. Kubera iki niba nyakwigendera yari abana be, kubera iki noneho nk'ayo umuturanyi wabo wa hafi yajyaga aza akaza yihishe kandi abana ari abe? Hashize imyaka igera yari ni itatu aza gutyo kagenda akadomoka kongera akaza akareba abana, kuko iyo yazaga hari ntabwo yatumaga ngo yinjiramo. Iyo umuntu yigendeye atakiriho buri muntu wese avuga ibye. Twagiye twumva amakuru ku ruhande ko uriya mudamu uri umuturanyi, wenda akomeza mbikubaza, rimwe na rimwe hari aho yabangamiraga umugabo. Ese wowe ubiziho iki? Ko umugabo yarafata icyemezo akavanireka njye kureba abana umugore adahari, nawe uhita wumva umubi. Yazaga inaha akabahahira akabiriza mu modoka, ubajije buri muntu wese yabikubwira w'inaha. Abana birirwaga mu modoka abatembera n'abagura buri kimwe, imifuka y'imiceri akayigura, stock yarayikoraga. Ahubwo wenda ni kwa kutanyurwa wenda kw'abadamu, cyangwa hari akantu kazamo kandi k'umuturanyi bavuga ko baba barabyaranye bari mu marembo aho ngaho hafi, kandi uwo mwana arahari ntawe utabizi. Rero nta kuntu umugore atari kugira aho kantu. Ni umwana nyine umaze no gukura. Ndakeka ko aho ngaho ariho byagiye bibera intandaro. Ntabwo yari akwiriye kujya mu itangazamakuru n'umuntu babyaranye babanye, umugore w'isezerano. Rero byaratubabaje ku bantu babyumvishije n'ababibonye. Umuntu yarigendeye. Si byiza rero buriya uterana amagambo n'umuntu wagiye. Inama namugira yaceceka agatuza, gasenga Imana, gasaba we n'imbabazi. Yewe mu myaka mfite n'ubwa mbere nari mbibonye. Noneho akanabivuga n'umurambo utarashingurwa nabibonye, umva ngize ikiniga, ntabwo ari byiza cyane. Igihe nawe azasubira mu byo yavuze. Ndetse agira n'ikibazo ku mitungo y'umutware we, atari cyo cyanatumye hanini ajya mu itangazamakuru kubera ibyo umugabo yaratunze. Ayo makuru yaba ariyo? Byinshi cyane yabimenyeye aho yari asanzwe abizi, ariko wenda ntiyashaka ko bijya hanze, gusa abivugira aho ngaho uwo munsi. Hanyuma hari andi makuru ngo yabaga yarara mu modoka yaje. Ibyo nabyo ni byo? Makuru yo kuba yarazaga bakanga kumukingurira yo arahari. Niba ari no system yakoze yo gusaba cyangwa se yo kuba ubuvugizi, ntago ariko basaba pe. Ni umugabo akunda kuvugira abaturage, akabavuganira. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV, tubahaye ikaze umerereye mu mpande zose z'isi. Mbasuza cyane abantu bari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora, turabakunda cyane. Uyu munsi rero twicaranye n'umuturanyi wa hafi cyane wa nyakwigendera Celestin, ndetse tugiye kuganira byinshi bitandukanye kuri we. Twabagendereye, tubahaye ikaze, mutangira mwibwira aba bantu badukurikiye. Murakoze cyane. Nitwa Ladislas Ndowayezu. Meze gute? Meze neza cyane. Murakomeye? Turakomeye. Numvishe bakwitaye n'ahango pasiteri. Ndi pasiteri, umukozi w'Imana. Ufite urusengero? Oya, ndi umukristo wa ADEPR, ariko mfite ibyumba ngenda nyobora hirya no hino. Ntabwo ndaba umupasiteri biri official. Uri umuvugabutumwa? Umuvugabutumwa bwiza bw'Imana. Amen. Uzavuge ku isi yose. Icyambere si ukwa pasiteri, burya icyambere ni ukumenya icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Akiranuka kugatunuka kanini kiwe Uwiteka Imana bashaka. Amen. Wari umeze neza ariko? Nta kibazo pe. Murakomeye hano akavura karagwa? Imvura yo tumaze iminsi tuyibona. Ngira ngo umunsi wabona ko habonetse umucyo. Yego. Ni heza, nta kibazo turebye. Hanyuma hano bahita Igihara. Igihara. Akarere ni Kamonyi. Umurenge ni Runda. Kagari ni Akagihara. Twabagendereye. Umudugudu wo ni Nyagatare turimo. Dore twabasuye muri aka gatondo. Karibu rwose. Ndakoze cyane. Turabyishimiye. Hanyuma icyo nishimiye nuko njye kugana n'umuntu ufite byinshi azi kuri nyakwigendera. Ese wumva urupfu rwe mbere na mbere wabyakiriye gute? Nurabyumva nk'umuntu twari dusanzwe tuzi, tunazinanye, ntabwo twabyakiriye neza. Ibintu byadutunguye, byatubabaje cyane.
ndetse n'umuntu tuzahora twibukiraho byinshi cyane. Byaratubabaje nyine nta kundi ariko bigomba kugenda nyine twarabyakiriye. Hanyuma mwari mubanye gute nawe? Twe tubanye neza, ngira ngo ni umuntu akunda gusabana cyane, akunda kugira urukundo, akunda kuganira, akunda no gufasha abantu. Hanyuma turashaka noneho twinjire mu buzima bwa buri munsi. Ubundi muri quartier yarabanye gute n'abantu, nubwo twagiye twumva amakuru ko yari atakihaba. Ubundi mwebwe mu muzi yari umuntu wa hafi, ubundi yari umuntu ubana gute n'abantu mu buzima bwa buri munsi? Okay. Yabanaga n'abantu neza, ngira ngo nta bintu byinshi cyangwa se nta kintu kibi ngeri nakamwumvaho, wenda ngo yashwanye n'umuntu cyangwa se ngo wumve yabangamiye umuntu. Yari umuntu uri aho nyine ukunda kuganira, wakosa nyine akaba yakugira inama. Kuba atarakiba hano bwo ntabwo arakibina. Yagezaga rimwe na rimwe, harashize igihe hagati y'imyaka 2 n'igice ca 3 gutyo. Ariko we ngo mwajyaga munyuzaho mukabonana? Twaraganiraga nyine. Ni umuntu nyine w'inshuti ko ntuye hano muri uyu mudugudu wa Nyagatare. Ni ukuvuga ko yajyaga aza rimwe na rimwe aje kureba abana. Gusa nanjye ajya kuva mu rugo bwo sinabimenye, numvise nyine we ngo hiragiye. Mba nyine umugabo mu rugo yagiye, nta bintu byinshi, ntako ajya kubaza ngo se uri hehe. Mbese nuko nyine twabyumvaga. Ngira ngo nta byinshi cyane buze kubikubwiraho, ariko icyo nzi nuko njye amakuru mfite yajyaga aza rimwe na rimwe. None tukiraho buretse gato yasinguciye mu ijambo, umudamu muri interview ye yitangiye n'amagambo yavuze ko abana batiga, abana bari babayeho nabi kuko nyakwigendera atabafashaga. Icyo kintu none uyu munsi kutubwira uti njyewe najyaga mubona akunda kuza no gusura abana, bimeze bite? Yakuza bwo yajyaga aza, sibyo ko akenshi yazaga umugore wa dahari. Kunda kuza ku manywa, umugore ari mu mujyi, ni umudozi. Yego. Yabwo yagiye kudoda, kaza kareba abana, irangiza kigendera, kazagira igihe akongera kaza rimwe na rimwe. Ubwo ngenda kubwira ibyo nzi. None se turaza kwibaza ikibazo, kubera iki niba nyakwigendera yari abana be, kubera iki noneho nk'ayo umuturanyi wabo wa hafi yajyaga aza akaza yihishe kandi abana ari abe? Ni ukuvuga nyine buriya iyo abantu babana bafite ukuntu babanye, wenda nshobora kuba mbanye na madamu tukawenda tutumvikana cyangwa se tukaba twarashwanye, ariko mu rwego rwo kwiteza abantu akaba wakwigendera kikodeshereza ku ruhande, wenda ubwo n'urugero. Si ibyo ko njyewe amakuru mfite, numvise ko yari afite undi mudamu wabaga Kibagabaga, bakavana rero uyu atari hano aba ari Kibagabaga. Ni amakuru njyewe nanjye numvise gutyo. Ntabwo uwo mudamu nigeze mubona ubwire ngo ati umudamu wenda muzi aho ngaho Kibagabaga. Ni ibintu numvaga nanjye gutyo. Gusa amakuru mfite ni uko yamaraga nyine igihe akaza, yagiye akamara igihe nk'icyo, kuko hashize imyaka igera yari n'itatu aza gutyo, akagenda akadomoka, akongera akaza akareba abana. Kuko iyo yazaga hari ntabwo yatumaga ngo yinjiramo ngo arebe abana. Nayo makuru njyewe. None turaza kwibaza, umugabo afite inzu, afite umudamu, afite abana, akaba yahaguruka akemera kujya gukodesha. Ari nabyo benshi bavuze cyangwa se bagaye bakavuga ati bishoboke kuba rimwe na rimwe hari aho umugore yajyaga amubangamira. Nkamwe b'abaturanyi be bahafi, ubona ari nk'icyo kintu no munsi washinja umudamu ukavuga uti nubwo nyakwigendera yego yaragiye, hari rimwe na rimwe yari navuze ati umudamu yagerageje kumusiga isura mbi, atarajya no mu itaka, atarashyingurwa. Ati ni ibintu mbese byatubabaje, twumvaga iby'abaturanyi bagenda bavuga. Bango
rero buriya iyo abantu babiri babana vuga ngo impamvu atari kureka kumusiga isura, buriya iyo umuntu yigendeye atakiriho buri muntu wese avuga ibye, kubera ko aba azi neza ko ntabwo aza kumusubiza, araza kuvuga yikirize abantu babyakire nyine gutyo nyine ko ariko byari bimeze, ariko ntabwo ariko byari bimeze, kuko ndakeka ko abaye atafashaga umwana ntabwo yakaje no kumusura. ubwo rero nyakwigendera rero kuba yarigendeye, Imana ikomeze imwakire mu bayo. muri make umugore yaramuharabitse. Hanyuma twagiye twumva amakuru ku ruhande ko uriya mudamu uri umuturanyi, wenda akomeza mbikubaza, rimwe na rimwe hari aho yabangamiraga umugabo. Ese wowe ubiziho iki nk'umuturanyi wabo ubundi? Uvuga ngo uko nanjye nta gihamya mbifitiye kirekire, ariko uko wabyumvise nanjye niko nabyumvishije. Cyangwa se muri quartier mu mufata gute? Kuvuga ngo ngewe ndakubwira ibyo nzi, ibyo numvishije. Ibyo numvishije rero uvuga ngo yaravuga ngo ufite undi mugore, ugasanga ntambara nuko zimeza amagambo hirya no hino. Ndakeka ko ari nacyo cyatumye afata icyemezo agahagarika gutaha mu rugo, akavuga ngo reka ngire aho mba ngiye, wenda ko tuzarwana cyangwa se umwe agakomeretsa undi cyangwa se akica undi. Yego. Ndakeka we ko yarebye kure afata icyemezo, abana reka ngende ngewe mbe nibereye hirya. Nk'uko mubibona ni abantu babiri navuga muturanye neza, ubona ari nde hagati yabo wabashaga kuba yabangamira undi? Hari igihe ureba abantu babiri ariko ukavuga uti uko tubibona amaso mu mboni yacu nk'abaturanyi tujya tubona uyu muntu dukurikije uko tumuzi gutya na gutya. Ni ukuvuga buriya nawe ukurikije ibyo twaganiriye, buriya kuba umugabo yarafata icyemezo akavanireka njye kureba abana umugore adahari, nawe utawumva umubi. Yego. Itawumva wabangamira undi ahari. Bangu ntabwo yabaye atamubangamira, ntabwo yari kureka kuza kureba abana adahari. Hanyuma hano hari undi muturanyi wa hafi cyane, ntago yifuje ngo kugaragaza isura ye, noneho namuha mikoro akagira icyo avuga, arambwira ati ngiye hari icyo nshaka kuvuga, byibuze isura yanjye itagaragara, ati kuko ndi umuturanyi wa hafi cyane bishobora kuba ntashaka kuba nakiteranya. Tubahaye ikaze. Murakoze. Ngewe ntabwo nshaka kwiyerekana muri kamera, ariko hari icyo navuga ku umuturanyi Celestin. Rwose si ukubeshya, unabajije hano muri centre, unabajije iki kuzi naha yarazaga n'abana be bariga, nta numwe yizerukanira school fees cyangwa iyo minerval kubavuga. Yazaga inaha akabahahira akabiriza mu modoka, ubajije buri muntu wese yabikubwira wina. Abana birirwaga mu modoka abatembera n'abagura buri kimwe, imifuka y'imiceri akayigura, stock yarayikoraga. Ahubwo wenda ni kwa kutanyurwa wenda kwa badamu cyangwa sinzi ko nabyita, nabone iyo no kumuharabika cyangwa ikindi kintu, niko navuga ngiye wenda. Murakoze. Ukabona amakimbirane yaba yaraturutse ku buryo umugore yagiye kuvuga ari amagambo ku mugabo, ndetse navuga ngo ataranashyingurwa nkawe nk'umuturanyi wabo neza cyane kuriya. Wenda uko nabivuga nanjye, hari ukuntu umuntu agira amarangamutima pe, kandi nk'umuntu wenda muba mwarabanye ushobora wenda kumufuhira cyangwa akaza ikindi kintu, nk'uko wenda bavuga ngo yagiye yose za Kigali aho yabaga aho ngabana n'undi muntu, kandi hari akantu kazamo kandi k'umuturanyi bavuga ko baba barabyaranye bari mu marembo aho ngaho hafi, kandi uwo mwana arahari ntawe utabizi. Rero nta kuntu umugore atari kugira aho kantu katari keza, namwe murabyumva ko kumurakarira cyangwa kumwanga bera ukagende kuba yanavuga n'ibyo byose. Ayo niyo makuru y'impamu wenda navuga nk'umuntu umuturanyi wa hafi aho ngaho. Nukuri urakoze cyane. Hanyuma ayo makuru twaje tuyumva inaha yose batubwira ati dore uyu ni wabyaranye nanone na Celestin. Ayo makuru mwari muyazi ko n'ubundi ntafite undi mugore? Ayo makuru yo twari tuyazi,
ni umwana nyine umaze no gukura. Mm. Ndakeka ko aho ngaho ariho byagiye bibera intandaro. Ariko nabonye n'ubundi baturanye neza n'umudamu we. Baraturanye. Inaha mwari mubizi ko nagiye nkurura amakuru ku ruhande ati twari tubizi ariko nyine twabonaga abanye neza. Hanyuma we Celestin wajyaga umonana n'abana bari kumwe. Yakunda kuza akabashira mu modoka bagatemberana, nta kibazo rwose cy'abana. Ndumva abana yarabafashaga bihagije, kubera ko ntabwo wafata umwana ngo umutembereze kandi atiga. Rero mba numva ari nko guharabika umuntu kuko yamaze kugenda nyine. Yego. N'ubundi ntacyo yamfashaga. Agaziregura. Ntacyo yamfashaga. Yagiye ngo nyine wagiye nyine aba yagiye. Mwabyakire gute nk'abaturage? Inaha numvaga mwarakaye cyane, ndetse n'uyu munsi centre yanyu numvaga hari abari kuvuga ati uriya mugore mumubaza icyamuteye kuba yasebya Celestin, twamukundaga yari umuntu w'inyangamugayo. Mbese numvishe abaturage hano mwararakaye. Nyine ntabwo twabyishimira kuko nta kibi twe tumuziho. Yego. Yari umuntu ujya inama, uganira, usabana, kicara mugasangira n'abaragafanta mukaganira neza. Ndakeka ko n'abo bakoranaga nta kibi bamuziho. Ngira ngo namwe muri abanyamakuru muzagenda muganira na buri muntu agiye atandukanye. Yego. Kandi muzagenda bababwira byinshi kuri nyakwigendera Celestin. Kandi muzasanga ko ari ukuri, yari umugabo w'ijunja n'ijambo, yarihorana. Rero ndakeka ko ibyo bintu byose biri ko mwumvisisha ntabwo ari ukuri. None mwebwe mubona umudamu agiye kuri kamera cyangwa se ku bitangazamakuru avuze kuriya wasebeje wa mugani ko muri kubyita ati umurambo, reka nkoresha iryo jambo. Mwebwe mwabyakiriye gute? Cyangwa se ni cye kintu no munsi umushinja ukavuga uti nubwo uriya mudamu yakoze iki kintu njyewe ndamushinja iki ngiki? Nyine nkatwe ntabwo twabyishimiye. Kandi icya kabiri ntabwo yarakwiriye kujya mu itangazamakuru n'umuntu babyaranye babanye, umugore w'isezerano, ngo muvuge nabi. Yari kwicecekera basi akazamuvuga wenda ubutaha, kubera ko byaratubabaje cyane. Ngira ngo buri muntu wese wari uzi Celestin yarababaye. Hanyuma wabonaga cyari cyo gihe cyiza koko cyo kujya kuba yavuga umutware we? Oya, ntabwo cyari igihe cyiza. Buriya umuntu mwabanye, mwabyaranye, mwabanye mukararana ku buriri bumwe, usibye n'ubwo yaba atari umudamu wawe cyangwa ari umusore mugenzi wawe cyangwa umugabo mugenzi wawe, si ngombwa ngo agende kuko aba yagiye nyine ngo ugaruke ugiye kuvuga ibintu ko mwabanye, aho mwatagendanye neza, ugende bishire mu itangazamakuru kuko nta nyungu biba birimo. Ntabwo aba ari bugaruke ngo agusubize. Rero byaratubabaje ku bantu babyumvishije n'ababibonye. Byaratubabaje cyane. Hanyuma nk'abaturanyi numvaga bari kuvuga ati twebwe ntituri buvuge ati kuko uriya mudamu yabibona nabi ati cyangwa se yadufata nabi ntago twamukira. Ubundi bishoboke ko muzi ko uriya mudamu asanzwe agira amahane naha? Vuga ngo buriya ni bake cyane bashobora kuza ati mbwira ko bimeze kuri ku muntu noneho nyirizina. Yego. Byongeyeho ugiye kuvuga ku muntu wigendeye. Yego. Ni bakeya bashobora. None urumva atari bukumerere nabi wowe? Oya. Hanyuma mu kanya ari kuvuga uti njyewe n'ubwa mbere nabonye umuntu usebya umurambo. N'ubwa mbere mu myaka maze n'ubwa mbere nari mbyumvishije. N'ubwa mbere nari mbyumvishije ariko byarabaye
kandi natwe twarabyakiriye. ese nk'abaturanyi nimwana mwegereye mwe mwamuganiriza, yego umuntu ashobora kuba n'urugero afite agahinda umuntu runaka atazi, ariko se nk'abaturanyi mwakoze iki? Ese mwigize mumuganiriza mubwira ati ese ko byagenze gutya ntitubone ko byagenze neza, mwakoze iki nk'abaturanyi? Ni ukuvuga ngo rero ngewe ku giti cyanjye ntabwo nakubwira ngo naramwegereye, ariko wenda ashobora kuba ari abamwegereye cyangwa se bakaba batari banamwegera. We yazakomeza aganire n'abantu kugeza ubwo nawe azacururuka umutima. Nk'uyu munsi noneho aramutse azareba kino kiganiro, ni nk'ihe nama wamugira nk'umumama? Nk'uyu munsi umudamu wawe uri kuvuga uti ngewe niyo yaba ariho sinatinyuka kujya kuri kamera mbe namusebye ati uko tuba tuziranye amabanga menshi. We ni nk'icyo kintu wamugiraho inama nubwo ari umubyeyi? Ni umubyeyi cyangwa se ikintu wamwisabira? Kandi nanjye ndi umubyeyi, ndi umupapa. Inama njye namugira, umuntu yarigendeye. Si byiza rero buriya uterana amagambo n'umuntu wagiye. Vuga ngo twebwe turakomereka ku batuye bamuzi, kuko babiri butubabaze. Inama namugira yaceceka, agatuza, agasenga Imana, agasaba we n'imbabazi nk'uko yagiye mu itangazamakuru. Ntabwo ari byiza, ntabwo bikwiriye umubyeyi, ntabwo bikwiriye umubyeyi rwose. biriya bintu yakoze nta hantu byabaye, nta hantu byabaye. Ngewe mu myaka mfite n'ubwa mbere nari mbibonye. Noneho akanabivuga n'umurambo utarashingurwa, ntabwo ari byiza. Ariko disonza byarakubabaje? Byarambabaje cyane, ngewe nabibonye umva ngize ikiniga, ntabwo ari byiza cyane. No kwihangana, navuga ngo uyu munsi nyine ibintu bimeze neza, ejo bikagenda nabi, ariko navuga ngo ikiruta byose burya iyo umuntu umutima umuhata ukamubwira uti iki kintu wakoze kuko ntago ari cyo. Uno munsi ushobora no gusanga nawe tuganiriye wenda ashobora kuvuga ati hari cyaniye gukora iki kintu, ugasanga nabwo nanone agusobanurira impamvu ze, sibyo? Buriya nawe azicara amaze gutuza, hari igihe nawe azasubira mu byo yavuze, abirebe nawe ubwo abyirebere, arebe ko hari ahantu nyine ari byo yavuze kandi bitari bikwiriye kuvugwa. None ko yavuze ngo ntibashaka kabona umurambo, kandi twarabonye ko yari we mumama ufite ifoto imbere mu bamushyinguye. Kiriya kintu cyo kimeze gute? Ese kuko bari banze ko umurambo ubona umugabo we? Oya, ntabyo bari banze pe, ukubesha. Ndakeka ko nubwo wamufitanye ikibazo n'umuntu mwabanye mwabyaranye w'isezerano, ndakeka nta muntu wahagarara ngo nturebe umurambo w'umugabo wawe. Ibyo bintu rero ntabwo ari byo. Ngiye kubaza uno muntu, we abaziho byinshi cyane, nicyo nakunze utashatse kugaragara kuri kamera. Hanyuma hari ibintu twumvishije ngo yagize ikibazo cy'uko hari umwana wanditswe mu irangamimerere, ndetse agira n'ikibazo ku mitungo y'umutware we, atari cyo cyanatumye hanini ajya mu itangazamakuru kubera ibyo umugabo yaratunze. Ayo makuru yaba ariyo? Ayo makuru nanjye n'ubu nk'uko nayumvishe, gusa urumva ntabwo we uwo mudamu yakomeje kuzana ikintu cy'ifuhe n'iki, ariko icyo kibazo yarakigize pe, yarakize cyane, ariko cyarabaye. Ariko urumva nawe niko yari kubyakira nk'umuntu, kuko byose byamenyekaniye aho ngaho. Urebye ubundi mu gushyingura umuntu cyangwa se iyo umuntu yitabye Imana, ibintu byinshi n'ibyari bihanze nibwo bimenyekana. Rero byinshi cyane yabimenyeye aho, yari asanzwe abizi, ariko wenda ntiyashaka ko bijya hanze, gusa abivugira aho ngaho uwo munsi. Gusa birahari niko bimeze. Ntihatari, ntabwo byoroshye. Hanyuma uyu munsi niba abantu bafite amakimbirane mu rugo, bijya bishoboka ko umugore n'umugabo hari igihe amakimbirane n'ubundi yaba mu rugo, nyamara umwe akaba yakuramo akandi karenge. Nicyo kintu cyiza burya, ariko iyo umuntu yapfuye wa mugani wawe n'ubundi aba atahaza kwisobanura. Hanyuma hari andi makuru ngo yabaga yarara mu modoka yaje, ibyo nabyo ni byo?
rero ibyo byongera ngo makuru menshi ngira ngo Celestin ni umuntu w'umugabo, ntabwo nubwo umugore yakwanga gukingura ntabwo wayiraramo, wenda ushobora kugenda ukayiraramo ariko ushobora gufata icyemezo ukagenda ugashaka aho urara. Makuru yo kuba yarazaga bakanga kumukingurira yo arahari kugira ngo uwo wabaza wese hano muri karitsiye ya Nyagatare yabikubwira, bayari umuturanyi wa hano hafi aha yabikubwira. Muri make yari yaragowe yene kubera ko buriya uramutse utashi wawe kandi warubatse ufite umugore afite ugira nubwo waba ukodesha bakanga gukingurira, urumva ntabwo byaba ari byiza. ni ikibazo. Ibyo bintu byose rero kugira ngo twese twagiye tubyumva gutyo, abantu bagenda bavuga ati ntabwo bikwiriye, nakundi ibintu tugomba kubyakira. Hanyuma twabonye ko yatabawe n'abantu benshi cyane, ndetse tubona mu byo twagiye tubona nk'abantu twahageze benshi bafite uburakari, kuri uriya munsi, bati ntabwo byari bikwiye ko umuntu wacu yavugwa nabi, byagenda gutya na gutya, bumva mbese buri muntu wese avuga byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma ariko amakuru twari tuzi ni ay'undi mudamu uriya wavuze, twumvishe nako ntabwo twari tuyazi, babanaga. Nyamara uyu munsi nabwo twumvisha andi makuru n'ubundi ko hari undi muturanyi bagiraga iki, babyaranye. None turaza kwibaza, isi ikimenyetso cyagaragazaga ko kuriya mwana ari wese Celestin we yaramwemeraga cyangwa ni ya magambo umuntu amara gupfa ugasanga n'ubundi abantu bati n'ubundi uriya mwana nubi kubera ko wa mugani yitahiye. Oya, si ibyo nubwo yari akiri muzima, aryomeye ku mwuka w'abazima, abantu bari bazi ko umwana ari uwe. Ngira ngo nanjye nabyumvishe gutyo, ko afite umwana, ko yaza kuba atari uwe nanone biba byaragaragaye, baba baravuze ni uyu mwana ntabwo ari uwawe. None urumva bitari gutuma umugore agira umwuka mubi, nimba kuko ntabwo byabura buriya umuntu muturanye, muramutse mubyaranye, si ibyo ko nyine njyewe amakuru mfite numvishije nuko babyaranye umwana akiri umusore, niyo makuru njyewe mfite. Ni ukuvuga noneho uyu munsi umwana ni mukuru. Uyu mwana ni mukuru, ndakeka ashobora kuba yiga mu mwaka wa 5 ahari cyangwa se mu wa 6 primaire. Uriya mugore yasanze n'ubundi afite undi mwana bajya kubana. Umwana ni mukuru, ngenda muzi ni mukuru w'umwana bavuga. Ndumva rero nta kunini umuntu agomba kubyakira, byabaye byarabaye. Nimba yarasanze afite umwana ndumva nta kosa ririmo. Byabaye byarabaye kandi ntago wagarura ibintu byagize, byarangiye biba byararangiye. Ni ikihe kintu utazamwibagirirwaho kuri uyu munsi? N'umuntu navuga ngo wari ufite inshuti nyinshi, ni umunyamakuru wari ukunzwe pe cyane, ariko njye nazamwibagirirwaho ikintu ntazamwibagirirwaho, nakunda ijwi rye cyane ujya avuga amakuru. Ni umugabo yitangaga. Cya kabiri ni umugabo akunda kuvugira abaturage, akabavuganira. Urumva rero sinamwibagirwa. Mu myaka maze kuri uyu musozi nta kintu kibi namwumvaho, mva umuntu ntabwo wamwibagirwa. Ni umugabo akunda gusabana, mbese n'ibirebire. Hanyuma reka mbaze uyu muturanyi we wundi uri behind camera, ni ikihe kintu wakisabira uriya mudamu we, cyangwa se nk'inama wamugira ukurikije ibyavuzwe? Nabonye n'aha benshi bararakaye, benshi bari kutubwira ati nk'abanyamakuru rwose uriya mudamu zamwegere muganirize, yaraduhemukiye, yasebeje umuntu, ukumva bo bafite ikibazo cyane kurenza umugore we. Kwibaze se niba uyu muntu yakundwaga gutya nyuma agashyingurwa, ndetse agashyingurwa hari ibyamuvuzweho bibi, ukumva ko ari ikibazo. Ni nk'ikihe kintu wabwira umudamu we aba yazareba iki kiganiro? Niba azarebana kino kiganiro, njye inama namugira, niba ari no
sisiteme yakoze yo gusaba cyangwa se yo kuba ubuvugizi ntabwo ari ko basaba pe, nta muntu usaba kuriya, nta muntu usabisha undi muntu, ahubwo wenda yagira indi rangaje yabivugamo cyangwa uko yabikora ko simbizi, gusa intambwe ya mbere namugira inama ni gutera intambwe asaba imbabazi cyangwa se akisubiraho mu magambo yavuze, agashaka uburyo yahamagara abanyamakuru yabwiye akongera akababwira ngo ndivuguruza kandi nsaba n'imbabazi wenda abo bantu kuko narahemutse, kuko twe turi abaturanyi ba Celestin turamuzi, noneho kubanywa agacupa twarasangiraga, abasaza baramuzi, n'ikimenyimenye barasaza binaha bakuze baramushyinguye, binaha bose baramuherekeje rwose, abantu bari abantu bakomeye, ntabwo umuntu wenda wakoze ibintu nk'ibyo ngibyo wabanye kuriya yaza ngakore yamukorera ibintu nk'ibyo ngibyo akamuharabika ngo abana ntibiga kandi biga, abana bariga rwose, mugiye no ku ishuri mukabaza mwasanga bateze babirukana na Minerva n'umunsi wa rimwe cyangwa bataraburaye na rimwe, ahubwo wenda biriya hari ukuntu babyita ngo ni amaco y'inda cyangwa n'iki, no gushaka niba ari no gushaka gusaba hari ukuntu yari gusaba wenda ariko atabicishije muri ira contents yo kuvuga ngo arabaza ukundi kuntu simbizi, gusa icyo ntakibagirwaho uyu mugabo yari umuntu uzi gukora inkuru zicukumbuye pe, yajyaga ahantu akavugira buri kintu cyose, ari nk'inkuru ntazamwibagirwaho yakoze nyuma yaho yo avugira ngo irimbiri ya Nyamirambo, Imana izamwakire pe kandi izamutuze heza, yavugiye ahantu yavugiye n'ubundi ho yagiye, gusa inkuru ntashobora kwimagirwaho n'imwe ira nkuru yakoze y'ukuntu basigaye bakora komisiyo mu marimbi, amarimbi bayagabanyije bajya mu masantimetero, ni inkuru yagiye akora inkuru nyinshi cyane, ukuntu amarimbi basigaye baragiramo ihene, hari ibintu benshi batazamwibagiraho, batazapfa kumwibagirwa rwose, yari umugabo nta kintu sinzi ibyo navuga byinshi, ngewe barumva byaranandenze pe, Imana ikomeze kumwakira. Reka dukomeze kumwifuriza iruhuko ridashira, benshi bayifuje bavuga ati ezi ko mwazagiye nk'abanyamakuru ku baturanyi baho mukabaganiriza, ndetse nagize umugisha kubona umuturanyi waho nawe ukemera ko muri babandi benshi bavugaga bati uriya mudamu ntitwamukira dutaza abakuru akatubona byaba bibi, bigaragare ko inaha hari ukuntu namwe mushobora kuba mumutinya wenda ntaramenya impamvu yabyo, ntaramenya n'impamvu wenda benshi bamutinya inaha, ndetse navuga ngo nyakugenda nakomeza aruhukire mu mahoro, ni ukuri icyabaye kidakwiye nk'abana b'abantu twese turi abantu, burya tujye twiga kugikosora kandi twigireho, ndetse ndagushimiye cyane ko wemeye kutuganiriza, ukemera kutubwira byinshi kuri nyakugenda, ukatubwira uti abana barigaga, yasuraga abana, byagendaga gutya na gutya, nawe hari andi makuru duhaye ndetse hari n'indi verisiyo duhaye nyuma y'uko avugwaho ibintu navuga ngo bitari byiza ndetse byababaje benshi. Wakoze cyane. Nawe mwakoze. Gasaro TV.